Muhawe ikaze mwe mwese mudukurikira ku rubuga rwacu, urubuga ruzwi ku izina Kubaturwa TV. Uwiteka Imana nkorera, Data wa twese udukunda, abampera umugisha. Uru rubuga rufasha abafite imitima itaryarya kumenya ijambo ry'Imana, cyane ko intego mpamo ishingiye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice byaho 8 umurongo waho wa 32. Haranditswe ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Kubaturwa TV. Kubaturwa TV ibiganiro byayo bishingiye mu cyatuma umuntu arushaho gutsindira cyangwa se kugirana imishyikirano yimbitse na Data wa twese wo mu ijuru. Uru rubuga ruvugirwaho ijambo ry'Imana cyane kuruta ibindi byose. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikiganiro kigira kiti ni gute wabasha kuba inshuti y'Imana. Niki cyakubashisha kuba inshuti y'Imana? Icyo gihe yari umunsi umwe, birashoboka cyane ko uyu mugaragu w'Imana yabwiwe amagambo yashoboraga kuzamura ukwizera kwe, ndetse bituma arushaho kugira ukwizera guhamye ubwo yamenyaga icyamubashisha kuba inshuti y'Imana. Yigishijwe binyuriye ku mpanuro yari ahawe kuri sekuruza w'abizera. Niki cyamuranze cyatumye atsindira kuba inshuti y'Imana? Uyu mwigishwa yari umwigishwa wa Yesu uzwi ku izina rya Yakobo. Igitabo kimwitirirwa Yakobo ibice 2 umurongo waho wa 22 kugera 23 dusoma ngo ubonye yuko kwizera kwafatanijwe n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Aburahamu yizeye Imana bimuhaniriza no gukiranuka, yizeye Imana. Ese nawe urangwa no kwizera? Ese nawe ukora imirimo myiza ugamije kubitsa Imana cyangwa se ugamije kuyibera inshuti? Bitekerezeho utibereye. Wowe unkurikiranye, birashoboka cyane ko wigize wifuza kubera Imana inshuti. Nanone kandi birashoboka cyane ko twabera Imana inshuti. Ese waba warigeze utekereza icyatuma ubasha kuba inshuti n'Imana? Niba utarigeze ubitekerezaho, fata umwanya ubitekereze, kuko Imana ikeneye ko tuyibera inshuti. Urukundo rwayo ruraduhata. Reka turebe icyo Imana yakoze cyatubashisha gukomeza kuyibera inshuti. Twari abo gupfa niki cyanditswe kivuga. Ariko kubw'urukundo rw'Imana rwinshi rwadukinguriye irembo rwatuma tuyibera inshuti, tukazibonera ubugingo buhoraho. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice byaho ni 3 umurongo waho wa 16 haranditswe ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kwizera Imana binyuriye muri Kristo Yesu byagufungurira irembo rikuganisha mu bugingo. None niki wakora? Icyo wakora ni ukugira imirimo ijyaniranye n'abihannye. Ikindi wakora kugira ngo ubane n'Imana mu buryo yaringanije, nuko warangwa no kwizera kurangwa n'imirimo. Nanone kandi ni mucyo turebere hamwe amagambo cyangwa se undi muntu waranzwe no kwizera mu rwego rudasanzwe. Tumaze kubona Aburahamu watsindiye umutima w'Imana bituma ari inshuti yayo. Undi muntu watsindiye kuba inshuti y'Imana na bugingo n'ubu nubwo yapfuye mu binyejana byinshi byashize, n'umugabo w'indahemuka cyangwa se waranzwe no kwizera kudasanzwe, ari we bita Abeli.
n'iki yaba yarakoze? Abeli ni umwe mu bana ba Adamu na Eva, waje gutanga igitambo cyiza kunezeza Imana, kubw'umutima umenetse, kubwo gutanga igitambo utitiranya. Uko bigaragara, Abeli yasobanukiwe neza icyo Uwiteka yamushakagaho kugira ngo arusheho kumwemera, nubwo abakurambere bacu ari Adamu na Eva bari bamaze gutakaza ubutungane. Byatumye Abeli ashyiraho intego mpamo zatuma arushaho kunezeza Imana, kugira ngo Imana ibashe gucururuka, imubone ko nawe atari inkozi y'ikibi. Mu Baheburayo ibice byaho 11 umurongo waho wa 4 haranditswe ngo kwizera niko kwatumye Abeli aho Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, niko kwamuhaye guhamya ko ari umukiranutsi, ubw'Imana yahamyaga ko amaturo ye yari meza, kandi niko kwatumye nanone akivugwa n'ubwo yapfuye. Icyatumye ngo Abeli akivugwa n'ubwo yapfuye ni ukwizera yari afite. Ese nawe ufite ukwizera kungana gutyo? Ese kukugira hari icyo bisaba? Hari icyo bisaba? Icyagufasha kugira rero ukwizera guhamye ni ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya. Nimucyo turebere hamwe amagambo yanditswe kera mu binyejana byinshi byabanjije, ariko na bugingo n'uba gifite agaciro gakomeye, icyatuma urushaho kuba inshuti y'Imana. Mu gitabo cy'Imigani ibice byaho ni 2 umurongo waho wa 1 kugera 5 haranditswe: mwana wanjye niwemera amagambo yanjye bituma utegera ubwenge amatwi, umutima wawe ukawuhugurira kujijuka. Niburirira ubwenge bwo guhitamo, kandi ijwi ryawe ukarirangurura urihamagaza kujijuka. Ukabushaka nk'ifeza, ubugenzura nk'ugenzura ubutunzi buhishwe, ubwo uzamenya kubaho Uwiteka icyo ari cyo, ukabona kumenya Imana. Kumenya Imana kwawe rero bishobora kugukingurira kuyibera inshuti. Kubuza icyo ikunda n'icyo yanga, ibyo byakufungurira irembo ryo kuyibera inshuti. Nanone kandi kuba inshuti y'Imana birenze kuba inshuti y'umuntu. Birenze kuba inshuti y'umuntu. Umuntu ashobora kukubera inshuti akazagera hakaguhinduka, ariko Imana yo guhinduka. Ni iki kibiduhamiriza? Muri Zaburi ya 18 umurongo waho wa 25 na 26 haranditswe ngo nicyo cyatumye Uwiteka anyitura ibikwiriye gukiranuka kwanjye, ibikwiriye kutandura kw'amaboko yanjye mu maso ye. Ku munyambabazi uziyerekana nk'umunyambabazi, kutunganye uziyerekana nk'utunganye. Uwiteka ku munyambabazi yiyerekana nk'umunyambabazi, kutunganye yiyerekana nk'Imana. None se kuba inshuti y'umuntu cyangwa se kwirundumurira mu butunzi, gushaka ubutunzi, ibyo byatuma bigufungurira irembo ryo kubera inshuti Imana? Oya rwose. Iyo umuntu w'umukire apfuye, amafaranga ye cyangwa se ubutunzi bwe bujya mu biganza by'abandi, ariko umuntu wizera Imana iyo apfuye abikiwe ubugingo buhoraho. Abikiwe ubugingo buhoraho. Niki ibyanditswe bibivugaho? Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice byaho 6 umurongo wa 19 na 21 haranditswe: nimukibikira ubutunzi mw'isi, aho inyenzi n'ingese zibura, kandi abajura bacukura bakabwira. Ahubwo mwibikira ubutunzi bwo mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya, n'abajura ntibabucukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri, ariho umutima wawe uzaba. Bite ku bantu b'inshuti zacu cyangwa se abavandimwe bacu, abatuyobora, niki igihe iyo badashatse ko tubera Imana inshuti, niki tugomba gukora? Uraza kunsomera mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 10 umurongo wa 36 na 37. Ariko reka twibande ku byo Petero yaje kuvuga mu byakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo waho wa 29. Yagize ati: